Muraho bavandimwe, nitwa Genimana Jean de Dieu. Muri uyu mwanya nje kugira ngo tuganire ku magambo meza, kuko ni intego y'uru rubuga urebaho kwiga Bibiliya. Intego yacu ni ukugira ngo twige Bibiliya, tuyisobanukirwe umurongo ku murongo, igice ku gice, twuyige mu buryo bw'amateka, mu buryo bw'ibigezweho no mu buryo bw'ibizaza. Nuko Bibiliya iteye. Bibiliya irimo ijambo ry'Imana ryahishuwe, ribereyeho gukiza abantu no kubahindura no kubeza, kubageza ku rugero rw'igihagararo cya Kristo. Ushobora kwibaza uti muri uyu mwanya tugiye kuganira kuri ihe nsanganyamatsiko. Insanganyamatsiko tugiye kuganiraho ni insanganyamatsiko yo mu buzima busanzwe, ubuzima busanzwe, ikintu bita uburezi. Ni insanganyamatsiko ivuga ngo kurera umwana ubereye igihugu kandi umutegurira kuzabona ubugingo buhoraho. Mu by'ukuri turi ababyeyi, nanjye ndi umubyeyi, mfite abana babiri, kandi intego y'umubyeyi uwo ari we wese ni ukurera abana be ku rugero abana be bazaba ingirakamaro kandi ntibazamukoza isoni, akazabona ari abagabo n'abagore bashimishije, bakora ibyiza, bakora ibitunganye, bajya inama, bakazigira n'abandi, mbese abantu beza babereye igihugu muri make. Indi ntego igomba kwiyongera kuri iyo ntego ni yuko aba bana bagomba kuzabona ubugingo buhoraho, kubera ko ubuzima bwa hano ku isi bufite iherezo. Ubu buzima Bibiliya iravuga ngo imyaka y'uburame y'umuntu ni imyaka 70, yarama akagira 80, mu by'ukuri kandi ngo nayo iba ari imyaka y'imiruho. Niko bimeze. Ntabwo ntekereza ko wifurije umwana wawe kubona ubuzima bwa hano mu isi gusa, waba umwifurije ikintu cyiza. Intego ikomeye y'uburezi ni ugutegurira abana bacu kugira ngo uretse kuba ubuzima bwa hano mu isi kububamo, bakabona ibyiza of course wenda bitangwa n'iyi si, icyiza ni uko twazabona babonye n'ubugingo buhoraho ubwo umwami wacu azaba agarutse. Ntekereza ko ndetse iyo ni nayo ngingo cyangwa se intego igomba kuba iremereye, ifite ubushobozi. Ni nayo ntego tugomba gushyiraho imbaraga nyinshi, kuzabona abana bacu bahawe ubugingo buhoraho, badapfapfanye ngo bapfire muri ubu buzima bwa hano ku isi, hanyuma barame ya myaka mike cyane yuzuye imibabaro, ariko bazabura ubugingo buhoraho, ubuzima bw'iteka ryose, aho nta cyaha, nta mubabaro, nta kurira, nta muborogo n'ibindi byose. Nuko rero bana, nanjye rero muri iki cyigisho tugende turebe muri Bibiliya uko Bibiliya ivuga icyo bita uburezi. Ni gute dushobora kurera abana bacu bakazaba babereye imiryango yacu, bakadushimisha, kandi nanone bakazaba bari kwitegura kuzabona ubugingo buhoraho. Uburezi bufite umumaro ukomeye cyane. Nibyo koko abana bawe baba bafite umudendezo wo guhitamo icyo bashaka. Uwo mudendezo baba bawufite kandi bazawuhorana. Ariko iyo abana bawe bahaye uburere bwiza, iyo abana bawe ubatoje kwiga ibyanditswe byera, ukabatoza Bibiliya, ukabatoza gukora ku mahame atunganye, hari amahirwe menshi cyane ko igihe bazaba bageze igihe cyo guhitamo ngo bahitemo ibizayobora imibereho yabo, bazahitamo ibitunganye. Ntabwo ari wowe uzategeka ibyo bahitamo. Ntabwo kurera bisobanuye ngo abantu bapakiremo ibyo wizera abe ari byo bazakurana barinde gusaza. Icyo kintu akenshi ntikinashoboka. Umuntu afite umudendezo wo guhitamo icyo ashaka. Abana ushobora kubarera wibwira ko bazaba abana beza, bagakora ibitunganye, ndetse wenda bakazabona n'ubwo bugingo buhoraho, ariko bikazarangira bahisemo indi nzira, bikazarangira bahisemo ibindi bitandukanye n'ibyo wowe wabatoje. Ariko wowe ukaba warakoze uruhare rwawe, wowe ukaba warakoze icyo usabwa gukora, ukaba uzi neza yuko nta kintu wigaya utakoze. Niyo mpamvu rero abana bazagumana amahirwe yo guhitamo, kandi nawe mu burezi bwawe ugomba kubaha ya mahirwe yo guhitamo, ukabareka bagahitamo icyo bashaka, ariko igihe bakiri bato ukabatoza, ubateguriza kugira ngo igihe bazajya guhitamo bazahitemo ibyiza, kuko ibyiza ari byo wabanditse mu bitekerezo kandi ari byo bazi kandi ari byo bakunze. Reka rero tujye muri Bibiliya, tureke amagambo yanjye iyo yari introduction, tujye muri Bibiliya turebe icyo Bibiliya ivuga ku bintu bigendanye no kurera abana n'uburezi no kubaha icyerekezo n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Isomo rya mbere tugiye kureba turi buze kuribona mu Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 19. Ni amagambo Imana yabwiye Aburahamu. Yaramubwiye ngo
kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Iri somo rigaragaza impamvu Imana yatoranyije Aburahamu nka sekuru w'abakiranutsi. Imana iravuze, icyatumye mumenya, icyatumye mutoranya, kwari ukugira ngo azatoze abo mu rugo rwe, abana be, kuguma mu nzira z'Uwiteka, gukora ibitunganye, guca imanza zitabera, ngo kugira ngo nzazanire Aburahamu umugisha wose namuvuzeho. Iyi niyo ntego y'Imana kubo yaremye. Ntabwo ari kuri Aburahamu gusa. Ibi yabivuze kuri Aburahamu kuko Aburahamu yakiranukaga, yahuzaga n'Imana, yakoraga ibyo Imana imushakaho. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo icyatumye nkumenya kwari ukugira ngo utoze abo mu rugo rwawe. Natekereza yuko Imana ibibwira nanjye ubwanjye ngiye Jean de Dieu ngo icyatumye wowe Jean de Dieu ngutoranya nkakumenya ni ukugira ngo utoze abo mu rugo rwawe kugendera mu nzira zanjye. Icyatumye wowe unyumva niba uri umugabo cyangwa se umugore Imana igutoranya ni ukugira ngo utoze abo mu rugo rwawe kugendera mu nzira nziza zitunganye, kugira ngo Imana ikuzanire umugisha yakuvuzeho, ikuzanire umugisha ikwifuzaho. Kandi muri Zaburi y'ijana na makumyabiri na karindwi umurongo wa 3 aravuga ngo dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ingororano atanga. Iki kigwa kiratugaragariza ko abana nta handi baturuka, ni ku Uwiteka. Kandi n'abatabafite ubwo nyine Imana iba yarashimye ko batabagira, bagomba kuba bashima Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bibaho byose duhore dushima Imana. Hari impamvu Imana iba yarahisemo ko ibintu bigenda gutyo. Niyo mpamvu tugomba kwihangana, niba nta nabo twabonye tukaba dushima Imana, ariko abababonye bagomba kumenya ko ngo ni umwanda uturuka ku Uwiteka, ngo imbuto y'inda ni umugisha Imana itanga. Nuko rero niba Imana ariyo itanga uwo mugisha, hari n'impamvu ituma iwutanga, kandi byaba na byiza tumenya icyo Imana iba yifuza igihe iduhaye umugisha nk'uwo. Mu gitabo cy'Abadivantisite cyitwa inama zigirwa itorero, kuri paje 198 harimo amagambo akurikira: abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, nitwe twashinzwe kurera uwo mwandu we. Ababyeyi bakwiriye gukorera abo mu ngo zabo bafite urukundo no kwizera, kandi basenga, kugeza ubwo bazabasha kuza imbere y'Imana bafite umunezero, bavuga bati dore ndi hano njye n'abana Imana yampaye. Mu by'ukuri amagambo yanditse muri iki gitabo ni amagambo akomeye cyane, ngo ababyeyi bafite inshingano yo kurera abana babo, kugira ngo igihe bazahagarara imbere y'Uwiteka bazabashe kuvuga ngo dore njye ndi hano n'abana wagize gute, n'abana wampaye. Reka dukomeze amasomo turebe icyo Bibiliya ivuga kuri iki kintu cy'uburere bw'abana no kubategura kugira ngo ahari mu gihe kizaza aba bana bazahitemo ibyiza. Imigani igice cya 22:6 haranditswe ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Mu Rwanda bajya baca umugani uvuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Urumva Abanyarwanda nabo barabyitegereje, abanyabwenge b'Abanyarwanda barangije barareba baravuga bati nyamara ntabwo umwana arerwa akuze, ahubwo umwana atangira kurerwa akiri muto, agahabwa icyerekezo. Nuko barangije baravuga bati igiti kigororwa kikiri gito. Iyo ni imvugo yumvikana. Igiti, abahinzi b'ibiti, ntabwo igiti iyo gitangiye gukura ukabona gitangiye kugenda kigorama, biba ari byiza ko hakiri kare utangira kukigorora kugira ngo kigororoke, kizazamuke gihagaze neza. Ntabwo uzategereza kubikora igiti cyamajije gukura. Nibyo rero bagereranyije no kurera umwana. Ntabwo umwana uzategereza ngo abanze abe umugabo agira imyaka 18, 15, 12 ngo abe ari gutangira kumuha icyerekezo cy'ubuzima bwe, ahubwo bitangira hakiri kare, ugatangira umuha icyerekezo. Rero iyo mvugo y'Abanyarwanda ihuza n'icyo Bibiliya yigisha, kuko Bibiliya iravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda aba umusaza iyo nzira atarayivamo. Ese amagambo ntateye ubwoba? Umwana akiri muto, ndetse abanyabwenge bavuga ko umwana agomba gutangira kurerwa akiri mu nda ya mama we. Umwana agomba gutangira kugira gute kurerwa.
niyo mpamvu ababyeyi babuzwa kunywa itabi, niyo mpamvu ababyeyi babuzwa kunywa inzoga, niyo mpamvu ababyeyi babuzwa kwiyandarika mu bintu runaka, kuko ibyo bari gukora biba biri gutoza abana babo uko bazabaho. Ababyeyi b'abapapa babuzwa kurakaza ababyeyi batwite, kubakubita, kubahohotera, nubwo ibyo nanone bibujijwe no mu yindi minsi niyo umubyeyi yaba adatwite, ariko noneho by'umwihariko iyo atwite, kubera yuko ibyo ukoreye umubyeyi atwite bihita bigira ingaruka ku mwana uri mu nda, kandi uyu mwana agatangira kugira imibereho azagira akimara kuvuka iturutse ku byo akorerwa ari mu nda. Niba uyu mubyeyi ahora arakaye, uyu mubyeyi agahorana ubwoba, uyu mubyeyi agahorana ishavu, uyu mwana bizatungurana usanze uyu mwana avutse nawe ugasanga iyo mico iramuranga, ugasanga ahorana ubwoba, ugasanga agirana yabaye igicamuke kubera ibintu yatojwe akiri mu nda. Kandi iyo umwana amajije kuvuka, ni byiza ko ahabwa icyerekezo, umwana akarerwa, umwana agatakazwaho igihe kinini cyane kugira ngo uyu mwana azabe icyo wifuza ko azaba cyo. Imigani 19:18 haravuga ngo, hana umwana wawe ubwo ukimwiringiye, ariko ntumuhanire kumwica. Mu by'ukuri hano icyo uyu munyamigani ari kuganishaho ni ukuba wahana umwana n'ibihano biremereye, ukaba wafata nk'inkono ukamukubita, ukaba wenda wamupfukamisha ahantu, ukaba wagira gute. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muhane ukimwiringiye akiri muto, aho agishobora kumvira inama zawe. Ariko nawe ntukabikorane ubugome, ntukabikore nk'ugamije kumwica, bikorane urukundo. Urukundo umufitiye nirwo rugomba kuganza. Byagiye bibaho aho ababyeyi bagiye mu by'ukuri bagira ishyaka ryo guhana abana babo, ariko noneho ubugome bifitemo imbere n'uburakari bw'umuranduranzuzi bubi cyane buganisha kuri kamere y'icyaha yayindi mbi cyane, bugatuma bahana ba bana babo mu buryo bigaragara yuko aba babyeyi nta rukundo bagira, nta mpuhwe bagira n'ibindi byose. Nubwo Bibiliya rero yemera guhana umwana, ndetse ukaba ushobora no kumuhanisha igihano kibabaza, ariko nawe ntabwo Bibiliya iguha uburenganzira bwo gukoresha ya kamere mbi y'ubunyamaswa, ya kamere yo guhana nk'ushaka kwica. Mbere y'uko uhana umwana, banza ufate umwanya wumve ko mu mutima wawe ucururutse, wumve ko nta burakari bwinshi ufite. Hanyuma niba ari n'ikiboko, niba ari n'inkono umukubita, uyimukubite ariko ufite urukundo, ugamije guhana atari ukumuhindura igicamuke. Kuko uyu mwana iyo umuhana nawe aba yitegereza mu maso yawe kandi akumva amagambo umubwira igihe umuhana. Igihe rero umuhannye ukamukubita inkoni nk'ushaka kumwica, nk'uri kwica inzoka, uyu mwana ntabwo abibonamo urukundo, ahubwo abibonamo ubugome, abibonamo kumugirira nabi, bituma uyu mwana ashobora no guhinduka igicamuke ndetse akaba mubi cyane kurenza uko ubasha kubitekereza. Irindi somo tubona hano mu Migani igice cya 20:19 avuga ngo, ubupfapfa buhambiriwe ku mutima w'umwana, ariko inkoni ihana izabumucaho. Ubupfapfa buhambiriye ku mutima w'umwana, ngo ariko inkoni ihana izabumucaho. Ni ukuvuga ngo umwana, kubera ko tuvuka muri kamere, dufite kamere y'icyaha, tuvukira mu cyaha, uyu mwana atangira ubupfapfa arabuvukana, avukana muri we imbuto zo gukora ibibi no guhengamira mu bibi. Ariko umubyeyi iyo abaye maso, akamenya gucyaha abana be, akamenya kutabarekurira mu bibi nk'uko babyifuza, akamenya kubashyiriraho limite z'aho batagomba kurenga, akamenya kubagarura mu murongo igihe batanye, akababa hafi, uyu mubyeyi aba ari gukora umurimo w'akataraboneka, uyu mubyeyi aba ari guha abana be icyerekezo. Tujya tubona abantu bakuze batagira ikinyabupfura, tujya tubona abantu bakuze batagira kwitonda, b'ibihubutsi, bajya mu bintu byose babonye, batagira ikintu kivuga ngo ibi ni byiza, ibi ni bibi, ibi ngomba kubyirinda, ibi nkabigenderamo. Akenshi aba bana biba byaraturutse mu miryango yabo, biba byaraturutse aho batangiriye bakiri batoya, badahanwa, baterekwa icyerekezo. Ugasanga abana bari mu muryango ntibahabwa icyerekezo, barasuzugura, ababyeyi ntibagire icyo babikoraho, ntibabahane, ntibahere bereka icyerekezo cyiza. Umwana agakura azi neza ko ibyo yibwira byose n'ibyo atekereza ntawe ugomba kumukoma mu nkokora. Ujya wumva iyo abantu bamajije no gukura,
wumva umuntu akubwiye ngo ariko se ng'ibintu na mama atankoreye ngo ni wowe uri buze kubinkorera, nko kukwereka yuko mama we niwe wari umufiteho ubwo bushobozi. None niba ataramucyashye ngo amubuze ibyo bintu, uyu munsi se ni wowe uza kubimubuza? Uzabibona ugiye nko gucyaha umwana w'umukobwa muto cyane, ugiye kumubwira uti ibi bintu urimo si byo, izi ngeso uri kujyamo si zo, ndetse wamushyiraho n'igitsure, uyu mukobwa akavuga ati na mama ubwe, na mama ubwe ibyo ntiyigeze abinkorera, nkanswe wowe. Ukabona yuko mu by'ukuri ni nk'ubuhanuzi aba avuze. Icyo kintu cyagombye kuba cyarakozwe na mama we, ariko mama we ntiyacyitayeho. None umwana amaze gukura, ubu ngubu biragoye kugira ngo umusubize mu nzira nziza. Hari umunyabwenge wanditse ngo komeza udefande amafuti y'umwana wawe, ngo bizagusaba kumushakira umuroya amaze gukura. Komeza udefande amakosa y'umwana wawe, bizagusaba kumushakira n'umuroya. Umuroya ni aba bantu baburanira abantu mu nkiko, amaze gukura. Uyu munyabwenge icyo yavugaga, ukomeza kuburanira amakosa y'umwana wawe, ugasanga nk'umubyeyi baramubwira ati umwana wawe afite ingeso izi n'izi, umucungira hafi, hari ibintu bibi, tujya tumubona agiye mu nzoga, wenda se aratukana cyangwa se akora ibi n'ibi, ugasanga umubyeyi aradefanda umwana we. Hagera n'ubundi mubyeyi ugira impuhwe za kibyeyi akaba yanamuhana, akamukubita ku kibuno, ugasanga umubyeyi yasheze. Kuki mwankoreye ku mwana? Umwana wanjye nta makosa agira, n'ibindi byose ni urwango, ntabwo mama umukunze. Mu by'ukuri komeza udefande uwo mwana mu makosa ye, hanyuma uzakenera no kumudefanda amaze gukura, umushakira abamuburanira mu makosa, kuko ayo makosa azakura kugeza ubwo azaba mayibobo. Yayindi izazananira igihugu, ananirane nubwo yaba yarize amashuri ameze gute. Azananirana, kwitegeka bizamunanira, kwiyobora bimunanire, bizamunanira kugeza ubwo azananira n'igihugu bamujyane kumufunga. Uzahora umushakira abajya kumuburanira. Niyo mpamvu rero birakwiriye ko umwana agororwa akiri muto, agahabwa icyerekezo, agahabwa uburyo bwo kubaho akiri muto, kandi bizakubera byiza wowe mubyeyi nubikora. Reka dusubire muri cya gitabo nababwiye cy'inama zigirwa itorero cy'Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Yaranditse ngo ababyeyi bakwiriye gutegeka abana babo, bakareka irari ryabo, bakarinesha. Nibatagira batyo, Imana izarimbura rwose abo bana ku munsi w'uburakari bwayo bukaze. Kandi ababyeyi batayoboye abana babo neza ntibazabarwa ko batacumuye. Ababyeyi bavuga ko ari abasomyi ba Bibiliya kandi ari abayoboke bayo, bakora ibintu binyuranye rwose n'ibyo yigisha. Twumva imiborogo y'umubabaro n'agahinda k'ababyeyi b'abagabo n'abagore barizwa n'ingeso z'abana babo, bakamenyaho gato gusa yuko aribo bitera uwo mubabaro n'agahinda, kandi ko barimburisha abana babo kubakunda urukundo rutari urw'ukuri. Ntibazi inshingano zabo Imana yabahaye zo kwigisha abana babo kugira ingeso zitunganye bakiri impinja. Aya magambo ari kuri paji ya 557 kugeza 260. Aya ni amagambo ari mw'icyo gitabo cyiza cyane, avuga uburyo ababyeyi akenshi bibwira ko badacumuye igihe bareka abana babo ngo bagendere mu byo babonye, ntibabahe icyerekezo, nyamara baba bacumuye. Kandi aba bana iyo bamaze gukura batera agahinda ababyeyi babo, maze ugasanga umubyeyi ababajwe n'umukobwa we wirirwa mu kabyiniro, ababajwe n'umwana we wishwe n'urumogi, rwose bimuteye agahinda pe. Nyamara yagombye kumenya ko yagombye kuba yaramenye iby'uyu mwana kare, akamuha icyerekezo kare, uyu mwana agakura azi neza ko hari ibyo agomba kujyamo n'ibyo atagomba kujyamo. Nuko rero mubyeyi, niba ushaka ko abana bawe batazarimburwa ku munsi w'amateka, ngo barimburirwe mu byaha byabo, tangira hakiri kare bakiri impinja, ubategurira ubuzima bwiza bazabona. Kandi nawe niba udashaka uzakorwa n'isoni ngo uterwe agahinda n'abana bawe bamaze gukura, niba udashaka kuzabona abakobwa bawe mu ngeso mbi, niba udashaka kuzabona abasore bawe mu ngeso mbi, bitangire kare. Tangira kare, umwana akiri muto, akiri mu nda ya nyina, umuhe icyerekezo. Nahagera igihe cyo kuvuka, ukomerezeho, kurinda kugeza igihe umwana azava mu biganza byawe, wenda agiye kwicumbikira, agiye gukomeza ubuzima bwe, waramubaye hafi, wararinze ubuzima bwe, kandi nkwijeje 100% ko uzabona intsinzi muri ibi. Hari ingero nyinshi ziri muri Bibiliya z'ababyeyi bareze abana babo neza kandi babona icyerekezo, ndibuze kubigarukaho. Mu Migani igice cya 13 umurongo wa 24 haravuga ngo urinda umwana inkoni aba mwanzi,
ariko ukunda umwana we amuhana hakiri kare. Bavandimwe, mu magambo tubonye muri kiriya gitabo cyanditswe na E.G. White cy'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, tubonyemo amagambo ah, ameze nk'ayo tubonye hano, ngo urinda umwana inkoni aba amwanzi. Hari ababyeyi bibwira ko ngo bafite urukundo, akaba ati sinshaka kubona umwana wanjye ababaye, sinshaka kubona umwana wanjye arira, oh ihorere mama, ukabona kira hano ninkubite kuri buri kintu cyose. Ntashaka kubona umwana we ababaye, ntashaka kubona umwana we hari ikintu kibi cyamugezeho, akibwira ko urwo ari urukundo. Muri kiriya gitabo banditse ngo uwo aba afite urukundo rw'amafuti, urukundo rutari urukundo rw'ukuri. Urukundo rw'ukuri ruracyaha, urukundo rw'ukuri rurahana, urukundo rw'ukuri ruremera, ukaba ushobora no kubabaza inshuti yawe ariko ukaba uzi yuko uri kwigirira neza. Ese uramutse ufite inshuti yitwa inshuti yawe, iragukunda pe, ariko ukajya mu bintu bibi ikubona, ikanga kugucyaha hari ngo utarakara, harya iriya nshuti buriya ibigukunda? Tubitekerezeho neza, iriya nshuti ibigukunda ni uko si urwo rugobo uri kujyamo, nugera ubwo urugwamo kandi inshuti yawe yarurebaga ikaba yanze kurugukuramo ivuga ngo utababara, harya iriya nshuti iragukunda cyangwa ntabwo igukunda? Aho hantu nkeneye kugira ngo hatekereze neza. Iriya nshuti ntabwo iba igukunda, nibyo rero biri hano. Urukundo rwigaragariza no mu guhana, kubera yuko icyo uba ugamije ni ukugira ngo uyu mwana hatazagira ibibi bimuzaho. Niyo mpamvu rero urihangana, nubwo uzi ko ugiye kumutera umubabaro, uba uzi ko uwo mubabaro uri buze gutuma uyu muntu amererwa neza. Nuko rero urukundo rukigaragariza no mu iyo mibabaro. Reka mbahe urugero rubumvisha uburyo ki urukundo rwigaragariza no mu mibabaro. Inshuti yawe irwaye igishute cyangwa se ikibyimba, kandi inzira imwe rukumbi ihari ni ugukanda cya kibyimba kigaturika, ibiri kumutera umusonga byose bikavamo. Harya kugira ngo utababaza inshuti yawe, uzareka ikibyimba? Uzakireka gikomeze kimubabaza hari kibe cyanamwica? Cyangwa uziyemeza umufate umubohe kugira ngo atakurwanya, nurangiza ukanda ikibyimba kandi nta n'impuhwe ushizemo? Uko yarira kose, uko yatabaza kose, uragikanda kurinda kugeza ibimutera ibibazo bishizemo. Kuki ubikora? Ni ukubera ko umukunze. Uravuga uti nimba imurekeramo birakomeza kumubabaza, ndetse bishobora kugenda kiva hamwe kimuka kijya ahandi, ndetse bikazamutera n'ubumuga, bikamutera ibindi bibazo biremereye. Urihangana ukamubabaza, ariko ugakora ikimubereye cyiza kurusha ibindi byose. Niko n'umwana bigenda. Nibyo koko gufata inkoni ugakubita umwana, inkoni iramubabaza, nibyo ararira, ariko icyo uri kumukiza nicyo kiremereye kurenza ayo marira y'iminota 3 cyangwa se y'iminota 5. Nkuko twabibonye, ntumuhanira kumwica, ariko birakwiriye ko abana bahanwa, birakwiriye ko abana bahabwa icyerekezo. Nubwo amategeko amwe y'ibihugu asa nkaho yirengagiza icyo kintu, ugasanga nko mu bihugu biteye imbere za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse yewe no mu Rwanda, wumva amategeko ngo aharanire uburenganzira bwa muntu, avuga ngo umwana ntagahanwe, ntakagira ikintu na kimwe akorerwa. Ariko twamaze kubona ingero z'uko abo bana iyo badahanwe ngo bahabwe icyerekezo, aba bana iyo bamaze gukura baba babi, bakananira igihugu. Mujya mubibona muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abana baza mu ishuri bakarasa abantu, ukabona ni abantu batagira ikinyabupfura, batagira icyerekezo, batagira ejo hazaza, ukabona ni abantu batagira mu by'ukuri ikintu cyiza na kimwe bazageraho. Kubera iki? Kubera ko batigeze bahanwa ngo bahabwe icyerekezo. Niyo mpamvu rero ntitukagwe mw'uwo mutego, ahubwo twebwe tuburiwe hakiri kare ngo dukore icyo dusabwa, kandi Imana izabidushoboze. Hano hari amagambo nshaka kugira ngo dusome kandi tunagana ku musozo w'iki cyigisho. Aravuga ngo muri cya gitabo nanone nk'uko nakibabwiye kivuga ngo inama zigirwa itorero, aho tugiye gusoma ari ku ipaji y'ijana 98, avuga ngo ababyeyi bakwiriye kuzirikana bitonze inshingano yabo, bakwiriye gukorera abana babo, ntibemererwe kubyara abana mu isi bo kubera abandi umutwaro. Mbega ukuntu agaciro k'umwana kazirikanwa bya nikize, uba ku munezero w'iruba ryabo, maze imitwaro iremereye ikikorezwa umugore ari we nyina w'abana, ikangiza ubugingo bwe kandi ikaremaza imbaraga z'umwuka. Igihe afite amagara make kandi acogoye mu mutima, agira atya akabona agoswe n'umukumbi muto atabasha kurera nk'uko bikwiriye. Babura ibyigisho bibakwiriye, bagakurira gukoza Imana isoni no gufatanya n'abandi ibibi bya kamere yabo ubwabo, maze uko
uko akaba ariko ingabo Satani yishimira gukoresha ziboneka. Hari amadini amwe atemera ikintu cyo kuboneza urubyaro, kubyara umuntu ashoboye kurera. Nyamara nk'uko Abadiventisite babyigisha muri iki gitabo, bigaragara yuko umuntu agomba kubyara abo ashoboye kurera. Kubera yuko niba wumvise aho twahereye, ntabwo kurera ari ugupfa kubyara gusa. Nako kubyara si ugupfa gushyira hanze gusa, ahubwo harimo n'inshingano. Harimo no gutegura uyu mwana. None niba ubyaye abana benshi udashobora kurera, niba ubyaye abana benshi udashobora gutegurira ejo hazaza, ese mu by'ukuri uri gukora ibikwiriye? Oya. Aba bana nibamara gukura, kuko utabonye uburyo bwo kubategurira ejo hazaza, bazakunanira. Bazajya mu bintu byinshi bakunanire, maze bagukoze isoni, maze ibyo bitume Satani yibonera ingabo zo gukoresha. Niyo mpamvu rero byara abo ushoboye kurera. Iyo ubyaye abo udashoboye kurera, barakuvuna. Ndetse uyu mubyeyi w'umumama uhorana uruhinja buri gihe, nawe ugacika intege. Gutwita biravuna ku mubyeyi w'umumama n'umupapa, ariko uw'umumama by'umwihariko biravuna. Ngaho reba buri mwaka aratwite no konsa biravuna. Ari konsa uwo yari afite, ariko afite n'inda nayo iri kumubuza amahoro. Ese uwo mubyeyi we nta n'impuhwe ushobora kumugirira? Nta n'impuhwe ushobora kumugirira? Hanyuma mu gihe gito umuryango ukajya kubona ukikijwe n'abana 10, abana 8, abana 6. Nyamara se amafaranga yinjira muri urwo rugo angana gute? Abana bagatangira kwicira isazi ku jisho, inzara ikabica, kubagaburira bikananirana, ndetse ahubwo birarenga ukabona nk'umubyeyi w'umupapa ahunze urugo aragiye, ararutaye. Wa mubyeyi w'umumama asigaye arwana na ba bana. Aba bana kugira ngo azabakuze abageze ku kigero bakeneweho, ni umurimo udashoboka. Hanyuma ugasanga abana babayeho nabi. Hari ababyeyi b'Abanyarwanda bita abana babo ngo Harerimana, Habyarimana. Ayo mazina ni meza, si mabi, kuko Imana niyo ibyara ni nayo irera. Ariko nanone iyo yavuze wirengagije ko Imana irera nawe ukarera, wibwira ko byose Imana ariyo izabikora, uba ukoze amakosa. Harerimana, Habyarimana ariko ifatanya nawe. Nuko rero niba uri kubona ibyo bintu utazabishobora, byara abo ushobora kurera. Niba mu bushobozi bwawe uko ukora n'uko winjiza ushoboye abana 2, byara abana 2. Niba ubona ushoboye umwana umwe, byara umwana umwe. Niba ubona ushoboye abana 5, babyare, nta kibazo. Icyangombwa ni uko uzashobora gusohoza inshingano zo kurera, ukazisohoza neza ukiranutse, kuko ibi ni ibintu abantu bazabazwa. Imana izabaza abantu abana yabahaye, icyerekezo babahaye, icyo bakoze kugira ngo abana bagere ku iterambere Imana ibifuzaho. Ababyeyi bazabibazwa. Niyo mpamvu rero byara abo ushoboye kurera, kandi ugirire impuhwe uwo mubyeyi w'umumama uhora atwite. Si byiza ko umubyeyi ahora ateruye uruhinja. Umubyeyi nawe nahabwa umwanya wo kuruhuka, yongere yisubizemo imbaraga, agire imbaraga z'umubiri, agire n'imbaraga z'ibitekerezo, yongere agire imbaraga. Hanyuma wenda azongera abyare nka nyuma y'imyaka 3 cyangwa 4 cyangwa 5, amaze kongera kwisubiza abonye imbaraga. Kandi uyu mubyeyi kuko inshingano zo kurera ziremera cyane kandi zivuna, nahabwa abana bake ashobora kurera koko akabaha icyerekezo. Niyo mpamvu kubyara abo ushoboye kurera nibyo, na Bibiliya iravuga ngo mubyare mwororoke mukwire isi. Ikibazo ni iki? Isi y'umuntu ni iyihe? Isi y'umuntu naho ashobora kubona. Ugasanga umuntu muri iyi si nta naho afite, ariko aravuga ngo agomba kubyara kororoka akuzuza isi. Isi yande? Yawe. Isi yawe naho ushobora kugira. Ese ufite ubutaka bungana iki? Ufite ibibanza bingahe? Ufite amasambu angahe ku buryo uruvuga ngo ugiye korora wuzuza isi, kubyara wororoka wuzura isi? Urajya mu isi y'abandi, ugomba kuguma mu isi yawe. Niyo mpamvu rero iryo somo ntirikabakange ngo uvuge ngo wuzuze isi, ngo ujye kuzuza n'isi itari yawe. N'isi itari yawe, buri wese afite umugabane we hano mu isi. Umugabane wawe niwo ugomba kuzuza. Niba rero nta n'uwo ugira, uwo ushobora kugira niwo ugomba kuzuza. Abavandimwe, nimureke tubyare abo dushoboye kurera, abo tuzashobora guha icyerekezo, abo tuzashobora kubonera ibyo kurya n'ibyo kwambara n'amashuri bakiga, abo tuzabonera igihe cyo kubitaho tukaganira nabo,
Usanga rero ibyo iyo bititaweho, usanga umuntu afite inshingano nyinshi agomba gusohoza, ugasanga umuntu akazi kabaye ako kujya gushakisha ubutunzi, akibagirwa ko yagombaga no kurera umwana we, kubera yuko yamajije kwizirikaho imitwaro iremereye y'abana 10 kandi agomba kugaburira, agatunga. Ugasanga ibyo bintu biragoye, biravunnye, ugasanga bibihindutse umutwaro ukomeye. Ikiri isomo ryatubwiye ni uko birarenga bigahinduka n'umutwaro Satani akababonye bo gukoresha. Aba bana nibo bazagenda bakaba mayibobo zikananirana mu muhanda, nibo bazavamo b'abakobwa babyara bakiri bato, b'abasambanyi, b'abanyangeso mbi, nibo bazavamo b'abana b'ibicamuke leta yananiwe kurera no gushyira kuri gahunda, kubera yuko aba bana bashaka imibereho badafite, ubuzima burabagoye kuko batigeze babona ababyeyi babo, ndetse nibo baba banababona ntabwo ababyeyi bafite ubushobozi bwo kubaha ibyo bakeneye. Niyo mpamvu rero iki ni ikintu cyumvikana, idini ishobora kuba icyigisha abantu ngo babyare uko bashaka badatekereza ku burere. Iyo dini nayo natekereza ko ifite ikibazo, kandi bakwiriye kwikosora bagashyira ibintu ku murongo, ababyeyi bakabyara abo bashobora kurera. Hano hari amagambo ngiye gusorezaho niyo yanyuma avuga ngo ababyeyi bakwiriye kubanza kwiga kwitegeka, nibwo bazarushaho gutegeka abana babo. Igihe cyose bananiwe kwitegeka, bakavugana kandi bagakorana uburakari, baba bacumuye ku Mana. Bakwiriye kubanza kujya inama n'abana babo, bakabereka neza ibibi bakoze, bakabereka icyaha cyabo, bakabumvisha yuko batacumuye ku babyeyi babo gusa, ahubwo bacumuye no ku Mana. Mujye musabira abana banyu mufite imitima yoherejwe n'impuhwe n'umubabaro w'ibibi byabo, mbere yo kubamenyesha ikibi bakoze. Ubwo nibwo kubahugura kwanyu kuzatuma abana banyu batabanga, bazabakunda, bazabona yuko mutabahaniye ko babaruhije cyangwa kubwo kubagaragariza ko mubanze, ahubwo bazamenya ko ari inshingano ko mubahanira kubagirira neza, kugira ngo be kurekerwa aho ngo bakurire mu cyaha. Bavandimwe, ababyeyi bine nabivuze, ubwabo nibige kwitegeka, wihana n'uburakari. Fata umwanya n'abantu biyigisha, fata umwanya mbere yuko ukubita abana, banza ubigishe. Umwana uzamuhane wenda ufate n'icyo kiboko haciye igihe, warakoze inzira zose zishoboka ngo wumvishe umwana amakosa ye. Ariko hari ababyeyi b'abanyaburakari, umwana akora ikosa ahita akubita. Fata umwanya wigisha abana bawe, ufate ibyanditswe byera ubasomere, ubereke icyerekezo, uwihangane bwa witegeke, ubereke urukundo, kubereka uburakari. Niyo mpamvu abantu bavuze ngo ugomba kwiga kwitegeka. Igihe rero bikoze gutyo, ukabikora n'uburakari, ukabikora n'ubugome, nawe ubwawe ucumuye ku Mana. Nubwo ibyo wibwira ko ugiye gukora ari byiza, ariko ucumuye ku Mana, uri umunyamafuti, uri umunyamakosa, uri mubi. Ikosore. Hana abana bawe, ubanze kubahana, ubabwira amagambo, mwicaranye, ubereke icyerekezo. Niba kunanira bari gwenda uzafata ikiboko, ariko ubahanane urukundo. Iki ni kintu cyagusorezaho. Babyeyi, nimufate umwanya muha abana banyu. Ababyeyi benshi uyu munsi bafata abana bakabahereza abakozi. Aba bakozi babahaye ntabwo ari bo bababyaye, bityo nta n'urukundo rwinshi babafitiye nk'urwabo bo bababyaye. Maze aba bana bagakura nta cyerekezo bagira. Abana bakarerwa na televiziyo, abana bakarerwa na za telefone. Ibyo ni amakosa akomeye cyane. Umwana ntagomba kurerwa na televiziyo. Televiziyo ibamo ibiki? Ibamo za ndirimbo z'ibishegu, ibamo b'abakobwa bambaye ubusa, ibamo za filimi zirimo abantu basambana, banywa urumogi, banywa inzoga, banywa itabi, bagira gute? Ibyo ngibyo umwana yirirwa bireba, wowe wagiye mu kazi, hanyuma ugataha nabwo ukererewe, ugasanga umwana yaryamye. Umwana ibyo yigiye ku ishuri ntubizi. Uyu mwana aragenda mu myaka 10, 12, 13, akaba yaramajije kwandura imico mibi utazashobora gusubiza inyuma, kubera yuko gusa wamuburiye igihe. Ikiza rero, abana mubarinde amateleviziyo, mubarinde izi telefone zigezweho, abana mubahe ibitabo basome, abana mubakoreshe za homework babahaye ku ishuri, mubahe ibitabo byo mu ishuri bige, abana mubafashe kubona icyerekezo. Abana ababyeyi bababe hafi uko byashoboka kose. Ababyeyi baboneke mu rugo, umwana ntakajye kuryama umubyeyi atari mu rugo ngo amubone. Basabane, baganire. Ababyeyi b'abakristo bajya kuryama babanje gusenga, nibasengane n'abana babo, bige Bibiliya bari kumwe n'abana babo. Maze aba bana mu cyimbo cyo kubahereteza televiziyo ngo abari bayobora, abari bigisha, bigishwe n'ibyanditswe byera kandi bigishwe n'ababyeyi babo.
aba bana bazabona ibyiza. Ariko umubyeyi kubera inshingano nyinshi zo mw'ubu buzima, ahita yirengagiza inshingano zikomeye kurusha izindi zose, agahita ajugunya abana. Abana bakabura uburere guhera ku mezi 3, ugasanga umubyeyi yataye umwana we. Umwana agahera icyo gihe afite iyo miruho, atagira n'umurinda, atagira n'umufasha, maze uyu mwana akazagira imyaka 10, akiga mu mashuri. Nibyo koko umubyeyi aba akora, hari n'ubwo amurihira n'ishuri ryiza, ariko iryo shuri waririha, wagira gute? Ishuri rikomeye umwana akeneye kwiga ni iryo mu rugo. Iki ngisubiyemo. Ishuri rikomeye umwana akeneye kwiga ni iryo mu rugo. Ntabwo umwana ishuri rikomeye akeneye ari Green Hills n'andi mashuri akomeye cyane za Excella n'izindi nk'uko njya nyumva n'andi mashuri ntazi. Ayo ni meza mu byo akora byayo. Ariko uburezi bwo mu rugo ntibushobora gusimburwa n'ayo mashuri, ntibibaho. Umwana nabanze yigire mu rugo, ibikwiriye abyigishwe n'ababyeyi be bamuri hafi, bamucungira hafi, bamenye niba umwana yatangiye kwadukana ingeso mbi, bamenye niba umwana yatangiye gutukana, kuvuga ibigambo bibi n'ibindi byose, maze bamubwire ati ibyo si bibi. Niyo mpamvu umubyeyi bavuze hano ngo agomba kwiga kwitegeka. Umubyeyi udashobora kwitegeka ntabwo azabigeraho. Ababyeyi bamwe b'abamama usanga bicaranye n'abana babo b'abakobwa, b'abahungu, bareba amafilimi mabi cyane ari mu rukozasoni. Nigeze kubaza umubyeyi umwe, ese nako n'aba ari ababyeyi benshi, ndababaza ngo ko za filimi nanjye nigeze nazireba, iyo umuhungu, umugabo n'umugore bakuyemo imyenda bagatangira gukora ibyo bagomba gukora, harya iyo uri kurebana filimi n'umwana wawe ubigenza ute? Murabireka bigacaho, ari wowe ukabireba n'umwana akabireba. Ese uwo mwana umwigishije iki? Ese iyo hajemo kunywa urumogi, ese iyo hajemo kunywa ibiyobyabwenge, inzoga n'ibindi byose, iyo hajemo kwicana, aba bana urababwira ngo ngaho nimuhume? Oya. Niyo mpamvu niba umubyeyi atitegeka, ubundi se wabaha icyo udafite? Niyo mpamvu ugomba nawe ubwawe kubanza guhinduka, ugomba kubanza ubwawe kwiga kwitegeka, wamara kwishira kuri gahunda ukabona kurera abana. Niyo mpamvu ababyeyi benshi kuko nabo barezwe mw'ubwo buryo, barera n'abana babo mw'ubwo buryo, maze bikarangira byose bose babaye abo kurimbuka. Reka nsoreza, ibyo twavuze ni byinshi. Imana ishoboze ababyeyi kugira ubwenge bwo kumenya icyo gukora. Nimurere abana banyu nk'abazababazwa, mubahe icyerekezo, kandi Imana iri kumwe namwe, izafatanya namwe. Aba bana ntabwo bazabakoza isoni, muzabishimira, bazabakorera ibyiza, bazabanezeza, muzabona ibyiza bamajije gukura. Nubwo mu gutangira muzavunika pe, bizaba bigoye, bibavunnye, ariko hanyuma muzabona umusaruro. Abana bazabanezeza, bazabasindagiza mumajije gukura, kuko babitojwe. Bazaba bafite ikinyabupfura, bazajya babubaha umuntu wese babonye, kandi bamenye kwitwararika no kwitwara neza. Imana ishoboza ababyeyi gukora inshingano zacu, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu.